wenda si ukukwinjira ariko hari icyo nshaka kukubaza wowe niriye kosa umugabo yagukorera ukavuga ati ngewe uri rwose ariko icyo mukimbashije igihe kinini ntabwiye ko niba hari ikintu kibabaza okay reka ikaze we wakanze subscribe nizere ko aho uri umeze neza ngewe aho ndi kumwe n'umuntu ariko ntago ndamenya ngo ni umumama sindamenya ngo ni umukobwa sindamenya ngo bimeze gute wowe wivuga utubundi urinde uturutse murakoze twa Marie Rose niyo mukesha ndi umugore utari umugore uri umugore utari umugore utari umugogwa se wagiye ubanza ukumva mwana nakubwiye ngo ndi umugore utari umugore nta muntu ngira ngo ubwo ndigora utari umugore mbese uri papa kani mama birakureba nese washaka ubundi washaka kugorana none ari kugora yasuye ngara bivuze ko inshingano zaramunaniye twarananiranye twembi nese umureka wakakugora kugira ngo umugore aya urebye nabi wahagwa reka ibyo byabaye ryari ntabwo bikureba kuko ndumva nta muntu utabizi byabereye noneho kuri kamera none reka nese ahubwo hari ikintu njya nibaza uravuga ngo uri umugore utari umugore none se ubundi kuki mwumva ko mwagora mwe batabagora twembi nyine tuba dukwiye kugorana mwe byaranze ko kwagira ugora undi se twe twaragoranye rubura gica biranga so rero nubwo ubu kugira abantu bose baba babizi hari umuntu uba ukubonye bwa mbere byose bibaho se nanjye igihe nakubonye ntabwo maze igihe kirekire nkumenye hari n'abandi kandi wari umaze gukora ibintu byinshi byarebwe na benshi ariko kano kanya hari umuntu ukubonye bwa mbere ku muntu ukubonye bwa mbere rero atubwira ati umugore utari umugore ariko ngo wowe ari kugora byaranze byagenze gute ducire mu mayange igihe nayereye mbivugaho koko mbigarukeho igihari hari abantu babiri bananirwa guhuza babana bikaba ngombwa kugira ngo muzicane umwe agomba guca bayinga agacukwe n'undi agacukwa sibyo byiza wari marangiye kingana gute kinini cyane reka wari warihanganye bihagije twarihanganiranye buriya nubona abantu bamaze gutana uzabanza uvuge ngo uko bisa kose umwe afite senkani mbi n'undi afite senkani mbi ahubwo bombi bananiwe guhuza muri za senkani ngo byuzure 100 umwe yihanganira amafuti yombi ninde bamwagorana twese twarayagiraga mwahise mwo ngo gutandukana banamwita Marie Rose buno buzima urabona uzabushobora kandi nyine ndimo ndabugora ubu ngubu uri simba oya shanta mba nkubwiza ukuri noneho mana yanjye abantu magarukiraho kuntuka nk'umuntu hari igihe umuntu ashaka kugira ikibazo rero bakumva ko kuba baturi kuganira twungurana ibitekerezo tugirana inama sibyo bakumva ko harimo busazi cyangwa ikindi kibazo kandi buriya muri ubu buzima nureba abantu benshi bakeneye ababaganiriza ariko babuze aho baganirira sibyo noneho haje kubaho iki haba hakenewe kugira ngo wowe byibuze wabuze ukumva niwumva icyo kiganiro cyanjye hari ibyo biri kugufasha biza gushaka kurura umutima cyangwa se ukavuga ati uyu duhuje ikibazo ariko ugasanga ntago abantu twese tubyumva kimwe ntaho ari ukuri nese ubwo urumva byagenda bite ubwo mbese abantu babohoke bavuge ibyababaje none se nubigumisha mu mutima n'ubundi kuzaturika ariko nibyo aho kunigwa n'ijambo uzerurunigwe n'uri bwiye ariko nawe rero kuba waragize ihungabana kwa ko nkunze kumva ibiganiro byawe byinshi ugenda uvuga ngo muze ngo tuvuge ibyatubabaje ngo amateka yacu none si ihungabana ubundi nujya kureba abantu benshi ntibafite ihungabana nyine bafite ariko bafite ihungabana ritandukanye ushobora kuba ufite ihungabana ngira ufite irihe uhungabana nta na rimwe nanone aho ngaho waba utubeshye kandi kugaragaraho niba usubiramo ibintu inshuro zirenze 2 ntabwo nzongera kubisubiramo humura byararangiye birarangiye ubwo se noneho uraba wihereranye ikibazo
aha rero hari igihe utaka udafite uri bukumva ariko bikaba ngombwa ko ucecetse nabwo waturika uba ugomba kuvuga ukibohora aha ukirekura. okay. Marie Roza waje ku mihanda ubundi wafashe umwanzuro wafashe umwanzuro gute wo kuba waza kuri no mihanda ngo nawe ube wakwataka nk'abandi mwese n'ubundi ko yanyereye waretse nanjye nkanyererana nawe reka neza niba warambye kugorana n'umuntu urashaka kuzanyerera kuri no mihanda iyi mihanda baratwika jone nabonye batangiye kuvuga ngo niki ngo 50 ngo umuntu ngo mukorana gahunda njyewe akomana narago nawe ngo uracuruza mfite isoko mfite isoko ry'imyenda ngo nawe ngo ufite imari iyihe mari ubwo ngo nawe imari ngo urayizongoza ngaho se zimpe neza sizo ngo nazo narinde ngo bavuze ngo iki sinumvishe se uri kwiyama umuntu ngo byagenze bite rero zimbwire neza numvishe uri kwiyama umuntu umuntu uri kumbwira ati ngewe umuntu yarandarapye urumva gato umuntu yarandarapye oya hari ahantu reka nshyireho umucyo nawe mbikubwire ngewe umuntu uri muri Australia yaranyandikiye arambwira waretse kwisebya no kwisuzuguza sibyo kuri umugore mwiza ntari amaze kumbwira gutyo nibaza ikibaye ndavuga nti se habaye iki yanga kumbwira ngeze aho ndavuga numva rero sinshaka ibindi bintu ibingora byarampagije sobanura ikintu cyabaye numva nawukoshereje gusaba imbabazi ni numva kandi ntakosheje nta mbabazi ndi bugusabe cyane agiye kumbwira arambwira ngo witwa runaka undamuzi ambwira uwo nyine uwo ngomba kuvugaho ariko jye uvuge imbwa mu mazina yazo sawa n'ibindi aho ukomeza gukinga ikibaba uraba uri kwica societe oya nta societe jewe ndi kwica ahubwo abantu ikibazo wahuye nacyo ntago undi mugenzi wawe yahura nacyo ntago yahura nacyo none se guta umuntu ariko nk'ubu tubwizanye ukuri buretse gato nk'ubu ngubu umuntu aguhamagaye kakubwira ati se ko numva Marie Roza ameze ati kandi urumva ntago tuziranye wenda incuro zirenze 3 twabonanye duhurira mu ndirimbo ahantu ndi kuri twagiye kuririmba twongera guhura dukorana ikiganiro ntanamuzi garowe bwoko bw'indirimbo yari gospel urumva twongera guhura n'undi munsi umwe ni gute umuntu ashobora kwifata sibyo nk'ubu ngo gahita uvuga ati Marie Roza namubonye se Marie Roza ko mwakoranye ibiganiro runaka twabonana gute ajya kuvuga ati uriya atuzi ukuntu ameze hati n'umusazi hati n'indaya hati n'ibiki yego ati jewe atejo bundi namuhaye amafaranga yo guhahira abana ariko nawe uri kugenda waryamana nanjye jewe uwo ninde ako muvugize mbabarira mwana ntago nshoboye kujya nirirwa mpanganye n'amazina kuri iyi mihanda ahubwo namenye ibye nanjye menye ibyanjye nta nubwo byanaciriye namugeze ndamubwira nti nundi munsi ataka bugomba kwataka sindi mu rugero rumwe nawe sindi n'inkunda rubyina ntabwo ngeze maruco kumpakariza umwanya niba nkabije imbere y'Imana ishobora byose niba nkabije nshobora kuba narahuye nawe amaso ku maso nk'inshuro nk'eshanu amaso ku maso yego ese byavuga bitafite ishingiro niyo minshuro 5 2 mwari babiri nduyo we yarasaze se nkubwiye ngo iki twahuriye bwa mbere muri shooting y'indirimbo bwa kabiri duhura dukorana ikiganiro twari twicaranye bwa gatatu twongera guhura twari hemwe kabyarana yaransanze hano nari nagiye kuri codinga kuririmba sibyo ubwo si yakangahe nta zindi ncuro nziranye nawe indi ncuro nira ya nyuma mwiyama muga ni nundi munsi menye ibyawe je umpa amahoro buriya ariya ni yama muzongera guhurira nawe yanaramwiyamye byarangiye ubona wampuza nawe ntago nabikunda akantu nkaho n'ubundi ugomba kwasira mu buzima bwawe urumva aho uri na mukuru so imihanda ndakeka ko ntago nagiye kirekire urayimaraho ariko urumva batangiye kuvuga batangiye kuguhimbira ibinyoma ibyagusenyera ibyatuma abantu mbese bagufata nk'umuntu udashobotse cyangwa utari uwo kwizerwa
naba nshobotse n'undi naba ntashobotse ubwira umuntu atireba uko gisa wakwibyibwira ati dore uko urungana nk'urudutuye imbwa ituye mu ibagiro wananuka atireba uko kabaye wavuga ati kivuze nabi waceceka ngaratumbye sibyo nta kintu n'iki na kimwe nzakora kugira ngo nezeze abantu ahubwo njye ubwanjye ngomba kubanza kwinezeza njyewe nkishakamo ibyishimo namara kubibona nkaba ari bwo nzajya kujya kunezeza abandi ndajya kunezeza abandi nanjye ntinejeje tucyo tubwizanye ukuri ugiye kugaburira ibiryo abandi nawe utabanje kurya koko ushyize mu gaciro muri ubu buzima yego reka twemere ko hazaba haba harabika n'abavuga ukuri ko ni ukuri cyane kandi ntawe tuzabahungira ntituzanabanga ahubwo nyine tumenye ko ari abarwaye tubarengaho bikomeza nese nk'umuntu ugutuka nko muri comment mutaziranye sibyo nta nawo mwahuriye yewe nta nicyo muri gupfa akiyanukira akagutuka uruntu ukumva umutwe urakuriye none se wowe wamukoreye iki ntacyo mwese ababaye iki nyine abantu rero ukuntu bameze cyane cyane bano baba bakurikirana zino nkuru za showbiz umuntu abavuye mu kazi yananiwe cyangwa yiriwe nta nicyo yakoze aryamye kuri matora yaguriwe na nyina urumva rero akumva ko araruhukira kuri video yawe arahura nayo ubwo ikintu kiba gihari nyine we aravuga ibintu uko abyumva ntago ndi bubarenganye kuko ari uruvugo ari ibitutsi ubu uretse ko uyu munsi nta muntu ukinankubita ntago ndabuza umuntu kuvuga ibyo azumva ashaka byose ibyo azumva ashaka byose azandika wenda asanga nawe ari haruhukira okay reka twikomeze ikiganiro cyacu reka twikomeze ikiganiro cyacu ni kuri Abayo TV twatangiye ikiganiro dusa nk'abavuga ku buzima bwashize wari ubayemo ndetse n'ubwo uri kwinjira mwo kano kanya warokomoje kujambo uvuga ati ubu ngubu sinyikubitwa ariko nk'umuntu wabanye n'umugabo mukamarana icyo gihe cyose mukageraho mujya gutandukana uko biri kose habaye inkuru ndende sibyo muri no minsi muri societe nyarwanda hagenda cyane cyane wenda muri showbiz ariko buri biba muri showbiz nabyo muzi umusa byerekana n'ibiri hanze n'ibiri hanze nuko ari byo tuba twashoboye kubona kuri kamera erega nta nubwo wanakwicara ahangaha ngo ukore ikiganiro cya mbere cya kabiri cya gatatu udafite umuntu uguhamagara akakugira ati ni ukuri wanganirije ndaruhuka ni ukuri hari ibintu wavuze umva umutima wanjye urabuhotse ugasanga nawe ahise aguhereza story ye yego y'ubuzima bwe akavuga ati jewe nuko ntashoboye kuvuga nk'ubari umupapa wavuze ngo gezaho komeza uduha inama sibyo ati kubera ko natwe dufite byinshi byo kuvuga kubera ko turahohoterwa yego akubwira ati none niba ubana n'umugore wa mugore ntimwumvikane cya gihe mugishakana biba bibananije kugira ngo mwumvikane biterwa n'iki se nyine nawe kibaze uko nkibajije niko nawe wakibaza kintu mba nibaza we kano kaje bata umugabo yarananiye sibyo oya twese tuba twananiranye impande zombi zirananiranye nawe yajya akavuga ngo umugore yarananiye yego nibyo ndabyemera ubu uyu munsi mudafata umwanzuro wo kumvikana uyu munsi tugezemo twese dufite senkani cyangwa se 50 kama ariko nkoresha mfite uruhande rwanjye rubi yego mfite wenda uruhande rwo kurara ngona mu buriri cyangwa araba intambike yego hari umuntu ushobora ibyo nabyo byateranya umugore n'umugabo urumva hari umuntu ushobora kuba atakwihanganira ko ndaransuragura sibyo hari umuntu utakwihanganira uburyo ngona ariko kubera ko twembi dushaka kugera ku kintu kimwe akavatireka nihangane kubwo kugira ngo nubake sibyo nawe ashobora kuba afite ibindi akora nanjye nkaba ngo reka mbyihanganire ahubwo tubuze kwihanganirana yego no kwakira ibintu ubayemo nicyo rero mbona cyaba kiri kugaragara cyane mu ngo ntago tugishoboye kwihangana ntago tugishoboye guca bugufi nyine urumva hazamo kakano kwihangana namwe nibyo byabananiye yego natwe nibyo byatunaniye okay ngo turaza
turagenda tubigarukaho mu kiganiro cyacu. Muri iyi minsi muri showbiz hari inkuru nyinshi zigenda zivugwa, ariko turagerageza ntitujye kure ya sijenda twatangiye y'urugo cyangwa y'imibanire n'abantu, ariko baremeranije hajya no kwemeranya no kugira gute baremeranije kuzabana ubuziraherezo. Umuhungu witwa Skayito hari amakuru amaze iminsi anyura ku mbuga nkoranyambaga nyine agaragaza ko yashamiranye n'umugore we akamujya ugutwi ukanakomereka. Urebye ku ifoto wagira ngo kwaranacitse. Ya foto warayibonye? Yego. Wowe wabyakiriye ute kwanza? Urakoze ku ruhande rumwe. Buriya nubona ugeze ku rwego ushamiranye n'umuntu ukabona mugeze kuri level yo kurwana, uzakurema akawe karenge wiruke. Ariko kandi hari n'abagore bitwa bamwongeza nkoni. Agomba kumva ari uko urabona umwanya bakubita moto ngo ihaguruke. None se tubwizanye kure 30% sibyo? Abagabo murabizi ko namwe hari ibice byabananiye sibyo? Kandi twebwe abagore turemanywe kamere yo gufuha sibyo? Nimbona fone yawe ndatangira nsakuze ngire gute, noneho usange ntago mpaye amahoro, ahubwo dukwese tugize gute turaharirikanye. Gusa mu makuru make wenda nabivugaho. Ese niwo mugabo anywa inzoga umugore akaba anywa inzoga, yego urumva bombi bazahuza gute? Nareba umukobwa mu kabari cyangwa akamubyinisha umugore azabirakariramo sibyo? Umugore na umugabo nawe nabona mubyinishiriza umugore agire gute nawe birakariremo. None ahubwo bo bakwicaye namusiga mu rugo nabyo birakariremo. Oya, ikibazo bo ni bwabo nibicare banze bareba umuzi wabo w'ikibazo sibyo? Niba mara kureba umuzi w'ikibazo baba ngo icyabikemura cyabikiye, bo bwabo nibo bariho umwanzuro. Naho ubundi twese indi nama zose twajya uko twasakuza uko twagira gute uko twavuga ngo umugore ni mubi mugabo nawe ni mubi uko twavuga kose ku mpande zombi, ariko ko habe kwicara baganira. Ariko njya nibaza wenda nawe uraza kumfasha akenshi, ariko ni nako abantu benshi nyine baba babayeho. Usanga umugore ariko kuva na kera nyine mu muco nyarwanda, kuva na kera asanga umugore ari wa muntu amenya uturimo two mu rugo, yatetse yakoze amasuku abana bariye bakarabye, ibyo bintu akabimenya. Umugabo nawe akabazwi ko ari wa muntu urasohoka irembo akajya gushaka amafaranga agahangayika akagira gute, yataha nimugoroba akazana icyo kurya, azana ikintu igitunga umuryango. Ese mu gihe umugabo ibyo bintu byose yabyubahirije, uwo mugore ntago wamuha uburenganzira akajya kwishimisha cyane ko nkuko navuze ati abagabo hasi harabananiye. Urumva harabananiye, wenda umugore we arabasha kwifata ariko umugabo we ntago ari ushoke cyane ko idini rya Islam rivuga ko umugore agomba kugandukira umugabo. Niyo muzasanga Islam yashatse abagore 5. Niba umugabo arabasha kuza agahira urugo akamenya buri kimwe cyose, kuki uwo mugore utamureka akajya kwishimisha? Niba yakoreye 20 akagusigira 15, kuki utamureka ibyo 5 akajya kubyishimisha cyane ko aba yatakaje imbaraga nyinshi? Erega icyo ntago ari cyo kibazo, kuko buri uyu mugabo wahashye akeneye kurya no kwitabwaho. None se uyu munsi nitugaruka mbere utararengaho, uyu munsi ntago dufite abagore yego babaye nk'abagabo bahayira urugo. None se niba bahari ushatse kuvuga ko uyu mudamu wavuye mu rugo akajya gushakisha ari ayo mafaranga ukorerana warayakorera, yego urugo rukaba urw'umukozi n'abana bakaba b'umukozi. Wenda aho ngaho wenda tutarahajya, wenda naho turahajya. Hari umugore uba umeze gutyo pe, aba ameze nk'umugabo sibyo? Akabyuka mu gitondo, wenda uko isi igenda itera imbere nako n'abagore nabo bagenda batera imbere, ugasanga umugore abyutse mu gitondo agiye gushaka amafaranga nk'uko nawe n'umugabo yabyutse akajya gushaka amafaranga. Ibyo ngibyo wenda urebye neza bizatuma umugore atubaho umugabo. Ubundi icyo ntiturakiye nacyo turaza kukigarukaho. Ariko kandi kukubaza, niba umugabo yamenye buri kimwe cyose
ko wenda nubwo tutabihamya neza na sikariye bavuga ko we yamenyaga buri kimwe cyose. Ariko umugore uko biri kose hari ikintu bapfuye ntabwo yamusanze aryamye ngo amure umugutu. Urumva nyine babanje gushyamirana. Kandi urabizi abagabo akenshi bakunda icyubahiro. Iyo uri kuvugana n'umugabo ukabona atangiye kukurusha ijwi, fuma wowe uceceke umwihorere. Byago birangirira mu ngumi. Rero ntago bikunda kubera ko bombi bahita bazamurana uburakari. Iyo bazamuye umuntu uburakari rero uburaho ufata ukabura naho ureka, byose ugasanga bibaye ikibazo. None se ku cy'umugore niba umugabo ubasha guhahira urugo akishyura iyo nzu akishyura n'amashuri y'abana, ku cy'umugore atereka umugabo ngo yisanzure? Ariko se wowe ukeneye ubundi ngo umugabo yisanzure gute? Urumva umugabo nk'urugero nyine we mbwira ukeneye kugira ngo abagabo babaho uburenganzira bwo kwisanzura gute? Reka ngo urugero nyine umugabo aratashye, sibyo? Wenda yakoreye 20 asize 10, sibyo? 10 mu gitondo ntabwo cyajyasha guhahira umuryango. Yego. Nimugora ati reka ngende ndebana abandi bagabo bari dusangira icupa tunaganira. Ubwo umugabo yamaze gutereka nk'udutatu, wenda biterwa na leva yiwe yaho kimwaje mufata imugera. We ikintu iyo umugabo amaze gutereka nk'izo ngizo, ikintu cya mbere atekereza umukobwa uri hafi aho ngaho yaba ari umuseriveri yabaki atangira kumubonamo kabisa nk'umuntu bakorana. Ubwo bakorana nawe uri kubyumva. Yego. Ese batahana cyangwa abantu bafata akarogi. Ubwo nafata rogi umugabo yinwere yagize ute yananiwe ashobora no kuharara. Mu gitondo umugabo uko biri kose araza mu rugo akarabone kujya mu kazi. Umugore waraye mu rugo utegereje ko umugabo ataha, urumva? Utegereje ko umugabo ataha birangiye adatashye. Mu gitondo ubonye raje ntago ameze neza, ahanga uva n'ibiki arakarabye aragiye. Ese kuki umugabo atavuga se ko umugabo amenye byose reka bino bimuharire akora ibyo ashaka? Ariko se ubundi ikintu bita kubaka urugo ni iki? Wabukizi? Dusobanuri. Kubaka urugo ni ukumvikana kw'abantu babiri bakemeranywa ku bana. Iyo bageze mu rugo nta kiba kikiri cy'umuntu, nta kiba kitari iki. Urumva haba ku ruhande rw'umugore, ubu ko umugore atafata nawe inzira ngo ajye kurara iwabo atabimenyesheje umugabo. Kandi wewe mugabo wagiye ibintu byawe wabigize privé, sibyo? Ushaka ko umugore wagira gute abimenye. Ese ubwo mbabwira uba yari uko uri kubyiyumva mukabitekereza. Urumva waba uri kubaka urugo? Nyine nge mba numva kugira ngo urugo rwubatike. Hari ibintu nyine uretse no kubyemeranyaho. Hari ibintu umugore agomba kwihata ati ngewe ntago ngomba kurenga, n'umugabo akomeye ntago ngomba kurenga. Umugore urumva umugore nyine yaraye ku gasozi ni igitangaza. Ariko umugabo yaraye ku gasozi ntago ari igitangaza. Abyumva abagabo ni abantu bakunda gukubita hirya no hino, hari n'igihe ashaka kurara. None ukeneye mbwira mama ngo muhe uburenganzira abagabo banyu bakora ibyo bashaka cyane rwose. Nibyo ukeneye ko mvuga? Ibyo ntago bibonye. Eka ntago ari uko rwubakwa. So waba ugiye kubaka, waba ugiye gukina, waba ugiye muri senkani, ibyo waba ugiyemo ni ibiki? None se noneho ukora ibyo umugabo yakoze akamwihorera, wowe wamubwira iki? Aho ndumva nta gisubizo mfite naho. Uzanye nk'amarangamutima. Uri kuzara nk'amarangamutima. Oya ntago ari ukuvuga iby'amarangamutima, ariko nituza kureba ku ruhande rumwe. Nakubwiye ngo turasanga harimo 50 kuri 50. Bivuze ngo tubanye twebwe dukundanye. Turabyaye. Kandi bayavuga ngo uko umugore abyaye abyara ingeso. Nawe mugabo niko hari izindi ngeso tuba tutaziranyeho ziba zivumbutse. Sibyo? Iyo umugore abyaye ari ingeso aba yinda itagira atarafu. Urambabarire. Ariko igihari cyo icyiza kiri muri ubu buzima nuko hakabayeho guhuza no kumvikana no kurebera hamwe icyatuma urugo rwabo rutera imbere. Murakoze cyane. Wenda suko kwinjira ko hari cyo nshaka kukubaza. Wowe niriye kosa umugabo
yagukorera ukavuga ati njyewe iri rwose ariko icyo mukimbashije igihe kinini nababwiye ko niba hari ikintu kibabaza ni ukurira ku isahani undi muntu ari kuriraho siko navuze noneho ngaho ibaze uri gusangira n'undi muntu wenda runaka utazi noneho hakaba n'ubwo wenda abanasangiye abikumenyesheje ukabirebesha amaso ko birimo biraba ibyo bintu ndabyanga kandi nanone uyu munsi ari n'ubucyo giteye ubwoba ari n'ubucyo giteye ubwoba urakoze cyane kandi nunareba cyane uzasanga nta kindi kiri hari nta kindi kintu mbese wapfa n'umuntu ubundi ngewe ntacyo ubaho ngeze ubu waho ngeze ubu nta kindi kintu napfa n'umugabo ariko icyo ngicyo mwagipfa nacyo ubu ngubu ubwije ko indumva nta gahunda yo kugipfa nawe mfite kuko njyewe nta mugabo nkeneye mbese uricuza rero nta n'uwo nshaka pe nese ntabwo wicuza nicuza iki neza ko icyo mwapfuye ku cyo uvuga ati ubu ngubu nta muntu nagipfa nawe ntawe ninde twadupfa iki nese ntabwo uzongera gushaka oya warakarabye nararangije igihe narabisoje ibyanjye ese ufite imyaka ingahe ntabwo ikureba ishaza mwana ko warakaye oya ntabwo narakaye ndimo ndavuga neza yego ntabwo bindeba okay utandukanye n'umugabo wamenyereye n'ubuzima kwa ko ngo watangiye nawe kwihigira ngo watangiye nawe kwigora ubu ngubu uri single yego yabonye umukunzi nta mukunzi ushaka yego umutima wakundaga warapfuye reka ejo ndetse utazabona amafoto yasohotse amafoto sha niba hari ibintu ntajya nkinisha n'ibyo bintu pe ntabwo nabishobora iby'amafoto mbese ushobora kujya mu rukundo ukabiduhisha kubibahisha byo ni icyambere ni kimwe n'uburenganzira bwanjye kubera ko ntago wowe nje kukubwira ngo nagiye mu rukundo ngo ugire icyo umarira nta kindi ahubwo uri wihita ukora wihita untega iminsi araje ejo yongera agaragare yasebe yagire gute si ngombwa rero kubimenya nese ntabwo ushobora gukundana n'umuntu mutabana ubwo twakundana gute njyewe umva ibyo bintu two kubyinjiramo nta mwanya w'urukundo mfite yego tworoherane nta mwanya w'urukundo mfite nta n'umwanya mfite wo guta kuri ibyo ese ubwo bwiza bwawe ntabwo icyo ndebyeho ni abana nta kibazo kuko baca umugani bakavuga ngo ubwiza bw'umugore ntabwo bwamubujije kuroha kandi umuruho ubyinisha umudaho mu isafuriya genda gake rero umuntu wese amenya ibye kandi ngo ntawe ujya gupfa gutinya ishyamba uretse ikintu yaboneyemo rero ninjya gutinyuka ishyamba nzaba nibagiwe icyo nahuriyemo nacyo kandi abantu duteye nabi twibagirwa vuba uvuze ibintu byinshi ariko havuyemo kimwe abantu ngo bibagirwa vuba ubwo nyine abantu nabo bavuga ngo ukize inkuba arayiganira bakibagirwa icyamwirukansaga sibyo none se ubu muri ubu buzima ngeze ku cyaka kanya ku buryo nibagiwe comment nziza se amagambo meza se mbwirwa nande ariko banze usoma comment cyane kuruta ibindi byose biba ese niwe muntu wakwandikiye comment akavuga atane bino bintu mbivuyemo cyaba guhuruna nta muntu wagukubise igicomment ugati bino bintu ngereyo niyonguje reka mbivemo hari umunsi ubumva utabivamo n'ubu mpora mbivamo reka ukagenda ukongera ukagaruka none se ubu nkora iki wa mbere yari akwandikiye gute yaravuze ngo ariko ngo mubone icyo kigora atari igishoshwe ubwo bashatse kuvuga iki gishusho ntabwo mbizisha mumbariza ahubwo ijambo wafashe cyane ukuri impamvu narifashe nuko nababaye naravuze se ni iki kibundi nise wabajwe n'ikintu utazi ni iki kibindi kuvuga nise igishusho ni nk'uruntu rutagira ubwenge nawe urabyumva kandi ndi kubona umuntu w'umudamu nkanjye ngo nta bwenge se hano hari ngo tete vide reka ngo bugiye utari nk'ubwenge uwo ngo ndetse ashobora kuba ari umugabo atandukanye n'umugore iyo atabaye umugore aba umugabo ubu niko maze kubyanzura ndetse ko bavugira abagore kuki abagore nawe batakuvuga ngewe abagore kuvugira abagore ni uko tuzi ibikomere duhura nabyo ku rundi ruhande n'abagabo ntabwo nabura kutabavugira kuko n'abari hari abari guhohoterwa rero urumva bose mfataho
kuko tuba tuzi urumva ku ruhande rw'abagore nzi imico y'abagore no ku ruhande rw'umugabo ushobora kumenya uburyo umutwaramo n'uburyo ushobora kuvugamo mu gihe ushaka kwirinda ushaka kwirinda imbeho y'amagambo yifubika amabanga ye ushaka kwirinda imbeho y'amagambo wifubika amabanga yawe rero mu gihe amabanga yacu yatunaniye kuyabika mu rugo tukayajyana kwa marene no kwa mama tayari amabanga namaze kuyashyira hanze bivuge ngo itangira ry'isenyuka ry'urugo rwanjye mba nageze gute namaze kuruhera mu mizi kandi maze iminsi mbabwira akantu gakomeye nkababwira ngo ubwiza bw'inzu si amarangi ifite ahubwo ni fondasiyo ihagazeho. Ubwiza bw'inzu ntabwo ari amarangi ifite ni fondasiyo ihagazeho. Bisobanura ntabwo bikureba Nezo nundi utabyumvisha nkanjye ntabwo bimureba. None uragira ngo ubimenye gute? Uwo muntu we yumvisha icyo nshatse kuvuga. Kugira ngo urugo rwubakike bisaba amabanga. Sibyo? Ya mabanga rero nutangira kujya kwa mama ngira inama nshuti dure tuganire madamu gutya na gutya. Sibyo? Igihe wananiwe we kubishakira umwanzuro njyewe nzaguhuhe mwanzuro. Nzakubwira n'ubundi hangane mwana wanjye icireho ntaho ritarema. Igira iki ni iki abantu ubwo ntibakagisha inama mu rugo. Oya ntago mbabashije kugisha inama ariko hari igihe nk'ubu ngubu uretse iryo harabika rya riri kuba nk'umuntu wahingukiye kuri uriya wamvuze nabi nk'ubahingukiye nko kuwunda gati roza ko nshaka kugira tumuganirize gutya tumukorera iki niki urumva yavuga ngo kimukorere none se urakoze cyane rero kiba gihari nese ubu wenda ndi umugabo ngiye kugisha inama mama aho ni sawa cyane ariko nyine ni bya bindi banaca umugani ngo nukwenda iby'iminsi byahindutse ariko mama w'umuntu aba ari ikintu gikomeye ashaka kugira inama nziza ariko kandi twibuke ko hari na ba mama dushaka abagore badashaka nawe ugasanga wajya kumenya nari narakubwiye ubundi wajyaga he sibyo nibyo nakubwira nibyo nakubwiraga ubundi wajyaga he ko bisaba ubwenge bwinshi no kwigengesera nyine nibyo nkubwira ngo urugo ni kaminuza irenze izindi kaminuza bisaba ngo rya gacyo usenge cyane urasenga nudasenga uzahura n'imbwa yahokanye uzi gusenga se oya ngira ngo twigishe shambigisha iki kugira imigani myinshi oya nta migani ngira ngo nudasenga ngo bizagenda gute uzasengera imigani myinshi ikinyarwanda cyinshi ushaka ko ufite amashuri menshi ntago yabura ufite amashuri angahe ayajyanye n'iki amashuri navutse niga nkura niga nshaka niga mbyara niga n'ubu nkiri kwiga ntago amashuri ajya arangira ngiye mura niga ubu sinzi naho ngeze ubu n'ubwo uracyari kwiga n'ubwo bikomeye cyane so ubwo ndizera ko abantu ari ikindi kintu wumva wabwira dukurikiye nta kintu nababwira ahubwo icyo nababwira ntago bihari njyewe ndashaka umurongo w'iki ndashaka umurongo nk'umuntu mukuru nawe ufite uko ubyumva rero ndafite uko byumva umuntu ni pasiteri hari utwe pasiteri nabyumvishe ntago bikureba ibyo ni ibyabo ntago yabikureba oya kandi binese abo babwiriza si twebwe niyo umuntu aje yitwa pasiteri ugenda rero uzajya kwicara umuhugure